reka nkubwire Keza nyine urumva niba umutipe yaje akagutereta ngiye ntago ndi bubyihanganire nyine gusporta ko uri gukundana nawe ariko ikindi kintu nyine gihari nuko na okay wenda wamwitereteye birumvikana kuko hari na bebe batereta nawe ntago twayibagiwe byo barahari benshi cyane hari abandi kubona bakakwizirikaho bro ariko reka tuvuge ku bahungu nyine batereta azi ko afite girlfriend n'ibyo bintu byo gutekereza ko twateretana nta birimo uraje umaze kuza kugira ngo uciringe having fun natwe turaho uraje kugira utuganize ibintu bizima utangiye kunsebya ngewe kuko usanze ndi kumwe nande na boyfriend wa kandi nta gahunda afite ku ntebe okay none ke icyo gihe please reka nkubaze ubundi kuki mugomba kujya guhura mukanyibeta boyfriend wawe araje aza hansanze mukuza hansanze nta gahunda twigeze duhana njye nawe ko turi bubonane araje aricaye turacirinze twembi turaho uramuhamagaye wowe girlfriend we arakubwiye ati ndi kuri hoteli niyi ako kanya kimara kumva ko ndi kuri hoteli niyi ese kuki wumva ko ndi gutereta uwo mukobwa turi kumwe niba usanganye nawe cyumva ko ndi kumutereta iyo mba ndi kumutereta ntabwo mba nakubwiye aho ndi be honest ushatse kumbwira ko impamvu waje okay urambwiye ngo mwaje gukundana no mujama yaje kugutereta uramwemera yaje kuntereta ndamwemera bite n'ibigambo by'uwo mukobwa nyuma yaho nza gusa no nago mbyumva gute se no Hello friends, ni kuri Father Family aho muri kumwe na Keza. Ndabizi mufite amatsiko menshi cyane yuko nababwira uyu muntu turi kumwe ariko muri muretse. The first ndabanza kubifuriza umwaka mushya muhira 2024. Uyu mwaka dutangiye ni sure. Uyu mwaka ugiye kuba ibintu by'amateka kuri Father Family. Mwari mumaze igihe munsaba umutumirwa. Uyu munsi nabazaniye umutumirwa si ngombwa ko muvuga kuko umuntu mukuru arivuga nta muntu umuvuga agiye gutangira twibwira. Ari kuri Father Family natangira bibwira. Okay murakoze nitwa Aline. So nishimiye kubana namwe. Nkuko bibabwiye yitwa Aline ni umukobwa mwiza ni umukobwa uri na swaga nabazaniye umukobwa uri na swaga kuri uyu munsi rero tugiye twabazaniye ikiganiro kiryoshye cyane. Ese mwamuzi ikintu bita depression? Aline tangira ubabwira depression kuri wowe wumva ari iki? Depression nge numva ari nko kwiheba bukabije cyangwa kugira ibibazo ntushobore kubyihanganira so bigatuma ugira kwiheba nyine gukabije nge niko mbyumva. Ikindi kintu twabazaniye kirenze turi buganireho akenshi ntago turi buganire iyo depression turayiganiraho. Ikindi kintu turi buganireho cyanyacyo gikunze kuba cyane ni ijambo bita gapapu. Ese gapapu mwaba mubizi? Aline uratubwira gapapu wowe kuri wowe wumva ari iki? Gapapu ngiye ko nyumva it's like nyine gufata ikintu kitari cyawe. For example nk'ubu nyine ushobora kuba ufite telefone yawe nkaza nkayitwara nyine bitunguranye so utarubyiteze mpita numva ko already ni gapapu. Nge niko mbyumva. Kuri gapapu nanjye navuga uko mbyumva avuze urugero rwa telefone ko aramutse anyatse telefone yanjye yaba akoze gapapu yaba ampapuje niko nabyita. Hari gapapu tujye kuganiraho ni gapapu ijyanye no kukwaka boyfriend wawe. Ese byaba byarakubaye mu buzima bwawe? Okay, actually ndatekereza ko buri mukobwa wese uri mu myaka nk'iyanjye ntago bibaho ko ushobora kuba utaragize nyine umuntu ugupapura umuntu usanzwe ukunda cyangwa nyine boyfriend wawe. Yego byambayeho. Warapapuye cyangwa baragupapuje bakoze byose? Uratunyuramo muri make uko byagenze. Okay. So barampapuye. Yego barampapuye. Byagenze gute bakimara kugupapura? Ese
byaciye mu zenzira kugira ngo babe bagupapura like urabona nk'uko nguko ariko ndakeka wabyumvise nsobanurire uburyo byaciye barampapuye nari mfite boyfriend so aza kugenda ajya mu kazi ajya kure yanjye nyine agezeyo urumva twakomeza kuvugana bisanzwe bewaramutse nyine nk'ukuntu abakunzi basanzwe bavugana and then biza kugenda bigabanuka rimwe nkamuhamagara nanyitabe ubundi nkamuhamagara ngasanga ari bize nyine nza kubimenya ko hari undi muntu barimo kuvugana so nyine ndaneka iyo ufite umuntu ukunda ntabwo uterera iyo birumvikana kuko abakobwa nyine bafite ukuntu bateye iyo wakunze umuntu uba wamukunze nyine ngenda ndaneka nza kumenya ko ari undi mubebe basigaye bakundana sorry gato ukimara kuneka ugasanga ari undi mubebe basigaye bakundana umubebe ni umuntu wari usanzwe uzi no ntabwo nari nsanzwe muzi ariko twe nyine ukuntu twe tuziranye ntabwo byari ibintu birenze ni ukuntu ushobora guhura n'umuntu muri pati nyine bisanzwe mukamenyana Aline bite ni byiza nitwa Aline nitwa Keza biri aho ngaho nyine bitagiye kure nuko twe tuziranye birumvikana ni umuntu ni nk'aho ari umuntu niba mufite ahantu mwahuriye runaka niba ari mu kirori cyangwa se ahandi hantu urumva ni nk'aho yagupapuye ko mwe musanzwe muziranye kandi azi neza ko ukundana n'uwo yarazi boyfriend wawe birumvikana nanjye reka nkubwire kuri icyo kijyanye na Gapapu mu by'ukuri ntago njye navuga ko sinzi niba nabyita Gapapu ahari kuko nanjye mfite groupe y'abakobwa twari inshuti cyane dusohokana ahantu hatandukanye bari bazi mu boyfriend wanjye one day abashuti banjye baza kumpamagara bambwira ati wa mutipe mukundana tubonye ari kumwe n'umwe mu nshuti zacu ese birashoboka ko ushobora kuza ukagera ahangaha ukareba ibiri gukorwa mu by'ukuri ntatekereje ndavuga ati ese ibi bintu koko mbijyemo cyane ubusazi mbireke ariko bitewe n'uburyo ukunda umuntu iyo ukunda umuntu ufite gufuha cyane muri wowe nafashe inzira ndagenda njya aho bari basohokeye mpageze mbona umukobwa nzi neza ko inshuti yanjye azi neza ko nkundana n'uwo mutipe bari kumwe baricaye bari gusangira nta kibazo njye nanze kubireka nsanga ya groupe yanjye maze gusanga ya groupe yanjye turicarana tumaze kwicarana ubwo turi kubareba aho bicaye bo ntabwo batubonye then mpita mfata umwanya wo kujya kugira ute kubiyereka ariko mu kujya kubiyereka nagiye kubiyereka ariko mbonye bari mu bintu bitanogeye amaso yanjye urabona iyo mbasanga nabahasohotse nta kibazo nari kugira biba bigaragara ko basohotse ariko hashize umwanya ngiye kubona mbona bicaye ahantu bicaye batangiye gusomana ndavuga se ibi ni ibiki ibi bintu bibaho ako kanya bikimara kurangira nahise ngenda muhagarara imbere ndabasuhuza nk'abantu tuze mbereka ko nta mutima mubi ariko muri nge akantu ko gufuha kari karimo nyuma Jama atangira kumbwira ati ese wowe ko haje utambwiye ndamubwira nti wowe se waje umbwiye ese ubundi uyu muri kumwe bite nanjye sirazi ko muri aha n'iki arambwira ati baby sorry icara aha dusangire ndamubwira nti nicara aha dusangire ese mwantumiye mfite table nicayeho ntabwo ari ngombwa ko nza kwicarana nawe ndabareka turatandukana gusa icyo nacyo niba nakita Gapapu ntabwo mbizi kuko nyuma yaho simpamya neza ko bakomezanyije wenda nakunganira aho ngaho ntabwo Gapapu isobanura ko abantu bashobora gukomezanya ariko Gapapu nyine ni uko umuntu aba yatwaye ikintu cyawe kubera ko nanjye ukuntu byaje kurangira nyine n'uwo mubebe bakundana narabimenye kuko naranetse nyine nza kubimenya so numva ntari bubyihanganira Aline rero agiye gutangira atubwira kuri depression atubwira uko bimeze depression nk'uko warabitubwiye uratangira dusobanurira ariyo utubwire niba yaranakubayeho uko nababwiye depression nyine ni ukwiheba gukabije niko njye mbyumva hano masaye so uko biri kose depression yambayeho tubwire depression narayigize tubwire uko byagenze ukuntu byagenze so urumva boyfriend wanjye baramupapuye
ariko ikintu ngiye mfata nk'aho ari depression kuko naje kugira ikibazo kuryama ngo sinzire bikajya byanga pe naba ngiye no kuryanga akamvuga gute boyfriend aragiye no ese ndamubuze mundi depression iraba kuko ngiye yambayeho so rero kandi iyo depression irimo kuba igihe n'ibyo gukoresha ushobora gufata imyanzuro nyine itari myiza kuko ubu babaye nyine nta yindi choice ufite nde yambayeho pe mwumva ndasaze mwumva like uwanyereka uwo mukobwa namukorera ibintu niba namufata nkamurya n'amenyo niba nakora iki ntago mbizi so like I fight for my boy njye nararwanye ndavuga no ntabwo nshobora kubireka nshaka nimero nyine nk'uko depression itera bitandukanye njye nashatse kuvugana n'umukobwa bro ndarwana nkajya mubwira nabi gusinzira bikanga nkumva ntari businzire ntamututse nkamuhamagara mubwira bite biduhu nzakora igishoboka nyine are ubundi depression kukoresha ibintu bitangaje pe ibintu bitari na ngombwa nawe ubwawe njye mbona ko ari depression nagize kuko naramuhamagaye yago twe tuziranye yankoreye bibi ariko nta nicyo narimbaye ku buryo ntari gushaka undi mu boyfriend ariko depression yamugezeho pe kurya bikanga nkamutumaho n'abantu mutera ubwoba birumvikana sorry gato aho ngaho sinzi niba mbyumvise neza ese wahamagaraga uwo mukobwa ari watukaga uwo mukobwa cyangwa se wahamagaraga uwo mutipe ari uri gutuka ntabwo nigeze mpamagara umutipe mutuka ahubwo nahamagaye umukobwa kuko urumva twe tuziranye ese aho ngaho urabona byari bikwiriye ko uhamagara umukobwa uri kumutuka nicyo nkubwira ngo depression nyine iraba then ikagukoresha n'ibitari ngombwa tutakagombye gukora kuko nago like nyine nago mbuze umuntu ushobora kumbera boyfriend anytime nyine nabona boyfriend kandi mwiza nishimiye ariko ikintu impamvu nabikoraga njye nicyo nita depression kuko nago byari bikwiriye ko muhamagara nkamubwira gutse na gutse so kuko niba umukunzi wawe anagukunda fata umwanya nkanabitekerezaho nago yari kugenda gutyo bibonetse nyine like ngo umuntu aramutwaye byoroshye so nyine ntago ngiye ku giti cyanjye nabikoze kubera amarangamutima nari mfite kubera ko nyine nari mbabaye cyane ariko kundi ruhande numva bitari ngombwa ariko nyine kubera icyo gihe byari ngombwa nicyo umutima wari urimo kunkoresha amarangamutima nicyo yanyerekezagaho nyine birumvikana ntago nakurenganya ibyo wakoze kuko wa mugani depression ibyo byose uvuze irabigutera ibaze ko ariko ibyo bintu byose depression igukoresha ntago wakagombye kuba ari byo ukora aho kugira ngo uhamagare umukobwa umutuka umuhungu nawe rega aba yashatse kugenda umuhungu yashatse kukuvaho rwose ashaka gutereta undi muntu nta n'icyabihagarika ariko urumva icyo gihe iyo umuhungu ariko yamaze guhindukira ashaka undi mukobwa akenshi ni nk'aho biba byarangiye nyine waba yakwikuyemo ibyo bintu byose ndabizi neza ko ari ibintu biba ni benshi twumva ko bagize depression kuko hari n'urugero naguha hari ntago njyewe ari ibyambayeho ariko n'abandi ba baby nzi rwose ugasanga umubaby niba azi neza ko ukundana n'umu boyfriend akaguhiga akabigira intambara ugasanga ari kugendana ibintu byinshi cyane bitandukanye ashaka kugira ute kugukubitisha like I did kuko namuteye ubwoba pe bikaze ndavuga no ntago bishoboka ahubwo ibyo uri gukora nabyo nyine nyuma yaho se waje gukomeza n'uwo mutipe cyangwa byaje kurangira ubona undi it's a long story ariko nyine we are talking about depression sinzi niba twazabifatira undi mwanya ndabyumva kandi sorry kuri ibyo byose byakubayeho ntabwo ari wowe gusa kuko n'abandi benshi bikunze kubabaho ese Aline hano mfite ikindi kibazo ndakikubaza wumve umbwire uko ubyumva
ese nk'ubu ngubu abatipe urabona ko hari umutipe mu gukundana n'umutipe yabona undi mukobwa ukabona aragiye, ese nkawe ubona biterwa n'iki? njye ntabwo nakubwira ngo biterwa n'iki, kuko ahubwo ukuntu ntekereza abatipe cyangwa ukuntu tuzi bateye ni abantu bagira irari. aka kanya I'm beautiful for him, but nakubona araza kubona wenda undenze cyangwa se abone, sinzi ukuntu nyine baremwe, amaso yabo ahora bagira irari. bagira irari so ese nuko nyine bateye nuko. ese ubwo abatipe muri gukurikirana Father Family, icyo kintu mwebwe murabona gikwiriye? Ni ikintu kidakwiriye rwose. niba ukunda umukobwa menya ko ari ukunze wenyine. niba umukobwa mukundanye mukaba utaramubonaho ingeso n'imwe yo kuvuga ngo araguca inyuma cyangwa arajya he na he, ubwo kubera icyo utatuzi. So rwose abatipe mwisubireho ibi bintu bikunze kubaho cyane byo koza abakobwa b'abandi. reka nyine tubabuze pe, kubera ko reka nkubwire Keza, nyine urumva niba umutipe yaje akagutereta, njye ntabwo ndi bubyihanganire nyine gusporta ko uri gukundana nawe. ariko ikindi kintu nyine gihari nuko okay wenda wamwitereteye birumvikana kuko hari n'ababebi batereta, nawe ntabwo twayibagirwa byo barahari benshi cyane. hari abandi umukobwa akakwizirikaho bro, ariko reka tuvuge ku bahungu nyine batereta azi ko afite girlfriend. please mureke gutuma tuba abanzi, kuko Keza ntantwarira umukunzi nyine turaba tubaye abanzi, nzajya mubona nyine tunumve ndamwanzi kandi cyane. ariko nanone bitewe n'umuhungu, ariko nanone hari abakobwa barya Gapapu bitewe n'abakobwa bagenzi babo. reka nguhe urugero, nk'ubu ngubu Aline uri inshuti yanjye, cyangwa se nturi inshuti yanjye cyane, uri umufrendi wanjye, turaziranye, turahura tugasuzanya nk'abantu baziranye. nyuma ubonye boyfriend wawe ari kumvugisha, cyangwa se tureke kuvuga ngo ari kumvugisha, dukubitanya ahantu usanze turi kumwe turi ahantu hamwe turi kuganira nta kibazo, urahageze dusupoze boyfriend wawe ntarantereta, nta na gahunda afite yo kuntereta, nanjye ubwanjye nta gahunda afite yo guteretana nawe. n'ibyo bintu byo gutekereza ko twateretana nta birimo. uraje umaze kuza kugira ngo uciringe having fun, natwe turaho, uraje kugira utuganize ibintu bizima, utangiye kusebya ngewe kuko usanze ndi kumwe nande na boyfriend wa kandi nta gahunda afite yo kuntereta. okay none ke icyo gihe please reka nkubaze, ubundi kuki mugomba kujya guhura mukanyibeta? ntago kukwibeta, his girlfriend, kuki mugomba kugenda se muta Aline aho ngana gutumvikanaho iyo ari business muri kuganiraho sava, ariko gute mujye kuganira mwenyine kurinda ubwo nza nkabagwaho. reka nguhurugere sibyo, reka nguhurugere, ndi muri hotel runaka cyangwa akabari runaka, nzewe niho ndi, boyfriend wawe araje aza hansanze, mukuza hansanze nta gahunda twigeze duhana njye nawe ko turi bubonane. araje aricaye, turacirinze twembi turaho, uramuhamagaye wowe girlfriend we arakubwiye ati ndi kuri hotel niyi. ako kanya kimara kumva ko ndi kuri hotel niyi, ese kuki wumva ko ndi gutereta uwo mukobwa turi kumwe? niba usanganye na cyumva ko ndi kumutereta, iyo mba ndi kumutereta ntago mba nakubwiye aho ndi. ufashe moto uje wiruka, usanze kuri ya hotel, usanze nicaranye na Keza turimo kuganira nta birenze. reka nkubwire rero, abatipe bari iyi minsi babaye nshakura, please. urazi neza ko boyfriend wawe sibyo? reka tugaruke no ku bakobwa, ni urugero wenda ibyo wavuze nago ndi bubijye kure cyane sibyo, ariko hari abakobwa ababizi neza ko ndi girlfriend w'umuhungu, ariko kuba ndi girlfriend wiwe no kuba bakorana ibyo bakora nta kintu bimutwaye. so nshobora kuza nyine mukanjisha gutyo gusa, ariko amayene nyine reka nguhurugere, reka nguhurugere, it's true story, ntabwo ari ibintu ngiye guhimba nk'uko nari mbikubwiye. nje nari ndi kuri hotel runaka, nagiye kuvuga izina,
umujama araza amaze kuza aransuhuza ni umujama twari tuziranye amaze kunsuhuza turicara turaciringa bisanzwe girlfriend we aramuhamagara kuri phone camara mwitaba uri he ndaha naha kuri hoteli Imeye umukobwa atega moto aza yiruka abarahageze mukuhagera ariko uwo mujama nkaba girlfriend we ntawe narinzi sinari muzi ngiye ko mbona girlfriend wageze aho bitewe n'uburyo yahindutse sinahita mumenya ariko we akajya ndeba ati Keza kunyirengagiza Keza se urinde murebye mwitegereje neza nsanga n'umukobwa nzi nko mu myaka ingahe ishize ngo umeze neza yameze neza nta kibazo akimara kugera aho ngaho yirengagiza wa mutipe bakundana aramusuhuza ariko nyine ukajya ubona nyine barabanza bajya ku bandi barashwana bari mu tuntu bifutamenya ariko nkabibona ndirengagiza ko twari kumwe n'abandi bantu benshi ahubwo negera ba bantu turavugana abandi mbarugari baravugana aho nkugukiye ngarutse ahandi nta kibazo kirimo nta na gahunda yari yo gutetana yari ihari nta n'ibintu birenze byari bihari ngiye kumva numva umukobwa atangiye kugira ute kunsebya avuga n'ibintu bitabaho ibintu byinshi cyane bidafite 12 se uyu mukobwa uri kunsebya gutya sinkundanye na boyfriend nta na gahunda afite ku ntereta kubera icyo ari kunsebya ubundi bimeze biti arangije umukobwa biba birarangiye umutipe aritahira we yaratashye asigaho umukobwa wanye umutipe ari gutaha nawe ahita ataha aca hepfo undi aca ruguru bajya guhura nyine niba barahuye niba batarahuye ntumbaze niba muri minsi bameranye neza niba batarameranye neza ibyo byose simbizi nyuma umutipe akajya mvugisha bisanzwe ati sorry ku byabaye urumva n'umutwe tuzanye n'iki ndamubwira ati okay ibyo nta kibazo kuba uriya mukobwa wawe yansebyaga n'iki n'ubundi nta gahunda nafite yo gutetana ntitwatetanaga ibyo ni ibyo uko iminsi yagiye ishira niko yagendaga agira ute asebye amvuga kuri uwo mutipe n'ikindi kintu yaratekerezaga ko turi buteretane yaratekerezaga ko bimeze bite ntumbaze kugenda rero nsebya amagambo yose akangeraho aca no ku bandi no ku zindi nshuti zanjye asebya byanteye courage yo kumva ko wa mutipe twakundana kandi koko nyuma yaho wa mutipe koko yaje kuntereta mbonye aje kuntereta ntekereje n'umukobwa uburyo nsebyaga n'ibiki ndabata ariko ubundi uyu bitebye ariko muri iyo minsi bitewe n'uburyo umukobwa yifataga n'iki nanone ntago bari bameranye none se reka nkubaze be honest ushatse kumbwira ko impamvu waje urambwiye ngo mwaje gukundana n'uwo mujama yaje kugutereta uramwemera yaje kuntereta ndamwemera bitewe n'ibigambo by'uwo mukobwa nyuma yaho nza gusa ntago mbyumva gute se no reka nze nkubwire kubera ko umuntu yansebeje ngahita nkunda undi se kujya kuntesha umutwe ansebya n'iki ahubwo kandi nanone mbona ko uwo nguwo ari wewe ataramukwiriye ariko yarakwiriye guys biri too much come on umukobwa ashobora kugutera gukora ikintu utari ufite na gahunda reka wenda tuvuge ko umukobwa ashobora kumupushinga nyine ariko se wowe mukobwa utari ku ruhande rwabo utazi ibyabo like nyine ugahita wemera umuhungu ako kanya direct ntago ari kuvuga ngo uhita umwemera ako kanya sibyo nanone kujya kumukunda gutyo nanone nuko bakunditse nanone ntago bajya gukunda umuntu udakunditse umukunze ahubwo like urashaka kubabaza wa mupevi nyine urashaka kumubabaza icya mbere cyo ukibitangira bwa mbere uba wumva ushaka kubabaza wa mukobwa kugira ngo ashishe make ariko nyuma yaho nshuti yanjye ubona nta n'undi mutipe ugomba gukundana nawe muri ubwo buzima ugahita ufatira no okay not me nago reka nguhe urundi rugero sibyo hari umutipe ntari buvuge izina yaje kuntereta amaze kuntereta tutaranakundana kwa kundi umutipe abagerageza nyine ndakeka ari nk'icyumweru kimwe uwo mutipe ariko akaba hari
twarigaga hafi nko ku kigo kimwe ibigo byegeranye hari sinzi uko nabivuga nimbivuga wenda harahita amenyekana ndi gutinya kumuvuga kuko ntabwo nshaka gushwana n'abantu ariko hari igihe kizagera nkagira ute nkabashyira hanze kuko ibintu byose tuba tuvuga ni true story. Anyway, we don't mention any name here, please. Come on, niba batakuvuze wumva utuje pe. I'm sorry. Urumva icyo gihe nigaga ibintu bijyanye na gitari. Umutipe yangishaga gitari baramumenya Keza. Nyuma ntabwo mvuga izina rye, abigisha gitari ni benshi nabiga gitari ni benshi. Uwo mutipe arangije arantereta amaze kuntereta ariko nari ntaramwemerera. Kwa kundi ujya gucuranga gitari muri kumwe amafoto arafatwa n'iki aza kujya gusura umusheri we ahandi hantu kamvuge nko mu ntara cyangwa se muri Kigali kuko sindi buhavuge agiye kumusura umubebe afata telefone ye asangaho amafoto yanjye uyu mwana bite kumubona mu mafoto yawe jama arambwira ati kano kana rero ni akabesto kanjye turaciringa cyane ni akana keza urumva rero mantereta ntaramwemerera ni akana keza ntari biryako umubebe ati akana keza ntari biryako hari ababebe baba bazi gucukumbura shire wanjye umutipe ukunda uracukumbura ahandi umenya ngo byagenze gutya na gutya umukobwa aza kunsacinga hehe kuri Facebook aza kuri Facebook amazina yanjye arambona amaze kumbona abara aranyandikiye bite ni sawa nitwa gutya na gutya nawe nakumenye singe umenye ute bite byawe tinakumenye gusa ndagusabye mbabarira uyu mutipe umureke uwuhe se ndeka ambwira izina rye ese uwo mutipe kuko mwango mureke ndamureka ngiye nkundana nawe toyata amakuru abandi bampaye tinuko ukundana nawe bamwe ati ngiye ntabwo nkundana nawe nta na gahunda afite gukundana nawe timbabarira ndakwinginze mbabarira ndangije ngiye mubera open kuko sinyashobora ikintu cyo kubeshya iyo ngukunda mba ngukunda iyo nkwanga mba nkwanga birarangira nkabikubwira ndaje ndamubwira ati okay turi mujama wawe rero icyumweru kirashize ari kuntereta gusa umubwire gutyo narabimubwiye mubwiza ukuri namwe ati mujama wawe ari kuntereta arambwira ati mbabarira nukuri uyu mutipe turakundana tumaranye imyaka 2 turaziranye bihagije ni nk'umugabo afite ikinyabupfura ndamubwira ati rero mva nkubwire ari kuntereta tumaranye icyumweru ntereta sindamwemereye by'urukundo ibyo biroroshye kuko uje kubimbwira hakiri kare sindajya mu rukundo nawe ngiye kumureka ntugire ikibazo tisawa timfasha namwe nta kibazo umukobwa ariko ntiyashirwa arambwira ati Beni kugira nemere ko mwarekanye ko wamuretse dolari kuri yanjye no uri hafi ye mbabarira dukore conference umukatire numva si umukobwa ko namwemereye ko uyu mutipe ntazigera mwemera ko nkundana nawe ubundi afite ikihe kibazo ndamwemerera mpamagara umujama kiraho umubebi ndamubwira ati rero G gukundana nawe fasha n'ubundi urakomeza ugahatiriza sinzigera nkundana nawe birangirira aha umushira wawe namumenye yitwa gutya na gutya uzikuna umukobwa yibaraguje umuhungu yibaraguje tiketi nukuri ko Imana ntabwo nkundana n'uwo mu baby hashize umukobwa ari kuri ko yigosha acecetse cyashize imyaka ingahe turekanye ati nukuri niba ari wowe ni wowe umukobwa sinshaka gukundana nawe ndamukatira ntago ajya byumva umubebe ahita turika araseka aramubwira ati ariko ubundi bite byawe urumva ukuntu yahise avuga ati ubundi bite byawe ntabwo ukundana nanjye jama yahise akubitwa n'amata yahita kupa akupanya umukobwa yaragiye agira inshuti angira nka petite sere we tuzana urumva ntabwo twe tuziranye tuza no gukubitana tuba inshuti turanakorana andangira akazi ahantu yakoreraga turakorana tuba nyine aba like family uwo mubebe noneho twaje no kubana nyine muri ghetto turabana mu nzu imwe tuba inshuti wa mutipe akajya aza kudusura birarangira twibera aba best nyine twese urumva ibyo bintu byabaye ubwo umukobwa arankunda nyine tungo naramuhariye birangira gutyo ariko urumva iyo yaba hari ikintu kibi runaka yarantesheje umutwe runaka mba narabikoze byo kumuvangana no byo kumuhimba urumva rero ibintu inkundo ziri aha hanze
zirarenze ni ibintu birenze inkundo gusa nyine uwawe yatari uwawe urarekura no nta nubwo ari kuvuga ngo urarekura ahubwo aranijyana arijyana pe si ngombwa ngo urinde uvuga ati no arijyana agenda yiruka abafite amababa ikintu nabwira twa turi kubwira abatipe rero aha abatipe bari hanze aha rwose mujye mudufasha namwe ubwanyu murebe umukobwa kenshi iyo umukobwa agukunda nta buryarya ni wowe wenyine abakunda sinzi niba turi kugendana cyane pe iyo umukobwa agukunda ni wowe abakunda nta wundi basore bacu rero basore beza ibintu byo kumva ngo ukundana na Keza ngo ukundana na Aline ngo ejo ngo uciyeho ngo ugiye gufata inshuti ya Keza ntabwo ari byiza ni uguteranya abantu please mureke gusenya abanyarwandakazi mureke gusenya isi nyine inshuti zirashwana fate girlfriend umenye ngo ni girlfriend wawe niba unkunze reka kumbangikana kuko nyine utuma numva nanjye bwanjye ndiya nkahita nibaza se why kuki yagiye yamburanye iki so ahubwo niba girlfriend wawe hari ibintu adakora neza wowe mwicare nk'abantu muri relationship nyine mu biganireho mu byati nabo nkunda kumeze gutya hindura uko nguko n'ibintu byumvikana cyane kabisa cyane ni ibintu byumvikana cyane mbese ni uko nguko nyine mujya muri aka kanya rero tugiye gufata umwanzuro w'ibi byose tumaze kuvuga Aline turi cyo uvuga nyine icyo nababwira byo rwose niba uri umutipe ukaba ukunda umuntu apana bimwe byateye kuba wazi wanjye hari ibindi ushaka nyine nashatse kuvuga ariko nyine no please niba ukunda umuntu uri proud yiwe reka kumubangikana n'abandi kuko bituma nyine nago bimunezeza so aba bro bacu please mujye muhitamo umuntu nyine mumukomereho mube proud yiwe nicyo kintu nabasaba so icyo nababwira nanjye mwige kumesa kamwe nicyo bita kumesa kamwe rwose mutubabarire nk'uko Aline amaze kubibabwira mwige gufata umwanzuro uvuga uti niba ari uyu mukobwa ni uyu umwe kugira ngo ejo n'ejo bundi nagira ikibazo kiba uzamenye aho cyaturutse murakoze cyane mwari kumwe na Keza kuri Father Family ari kumwe na mugenzi we Aline bye bye turabakunda cyane